me ayo wahise uyoge habaye iki se kandi none ya mafaranga agiye hese yabaye iki ubu ngo bageze ku Kanyaru udufaranga twanjye naruhiye akuyumuga uru rugo rwose umbabarire ntabwo ari kosa ryanjye kugira ngo umbabarire ntabwo ari kosa ryanjye rwose habaye iki ntabwo rwose nyiri ibyago imbwa zaramwone ubwo uvuye mu Rusimbi ntabwo ari Urusimbi nyumva neza umugabo mwiza uvuye mu Rusimbi oya mpuye na bari hanora reka nsimbukire nasha ndakuriye ariko nyine umva nyine buriya ngero wongeye kubigiye kujagura babugiye kuzamuka wejya kubazana yazane wowe salamas musaza gonga hose musaza afite na byaruniga umuntu sha kubanye mutatu bahita Kenyero komeze Kenyero sibyo ngenda ndimo ndabona disi mwebwe disi muri mu mafaranga kwe turi mu mafaranga turayabona kwe twara kamenye nase tubyuka duhambe nka shawo uracyari mu mandazi mbega ibifaranga bara hano turacyakubarira hajya modoseka ngo tubyoka turakena ariko hari mu gikuzimu hari inzu nujuje ari hajya naguyire bakasa wowe nyana yimbwa we wakuba kunyuze mu zihenze nyereka igiceri cy'ijana oya wowe ntukiriye ko nawe inzu ya hehe ariko rero nesi utambikiye ari hajya naguye tubona inzu yanjye kamusasire rwose urya hano heza dore nawe ubikeneye umagafumbi usigaye wicaye ko bigira bwatsi sura ryano nabwo ndabukura he inzu wowe cyose maze niyo uvugishiriza umuntu ara banguka ariko uri kudukereza niki kigurye cy'ikintu cye ruhande kiri bukuza ngo nacyo kigemo anga bangukanye yumva we wasigaye mwitera nyuma kuko se ni business business gusa business nzima ndakubwiza ukuri mu minota 10 twikomere muri 50 ndagatoro waraye mama kanze nanjye nyaruke mbanza nsimbukire mu rugo n'umugore namusundura ariko dilo yanjye kagerwa umuturage bari umuturage none se ubungubu mu byukuri ibi bintu birunguka ndabwiye ati genda uterura televiziyo none se we aho ugera ahangaha ukwemangaye nawe utaza kucyatsa ku bantu babadata we ndikukubwira ngo minota 10 yonyine muri 50 jewe kamana we 600 mu isaha reka nikinira mwihorera ahubwo ajya kuzana amafaranga ndagatoro waraye mama umugore barahiye bas tutakurya se abi wacu baravuze ayiwe data we kirangizaho nakagashaje ndamwo no yandye rero kundira mu narare nase nge kirahindi ntacyo ariko nyine nge n'ubundi nsanzwe ndakurya oya ntago nabyemera nese niba ngiye nkurushije ubwenge uragira gutya nakubitaho kagata kazaho neza aba ari ubwenge oya yeba ari imibare mibi ubo twakomeje dutangira abo nabyize oya n'ubundi wasanga wazanye abazimu bandyangombe dore wanyu ndabizi ubonye na kakagabo kaza katubwira ubusa nta kibazo ari kubura kujya mu kagiye gusha kananza rangenze twaki ngenkizaho bibiri none Kokos
wanyu umeze neza turashima gitare abona umeze neza rwose nta mimerere yindi naho uri byisi se kari bisanzwe byo muri ese uvuze byisi uranyibutse nagushakaga kose nkubonye nari ngukeneye nubwo nkubonye ko ntugire ngo nukugufatira wasanga wenda ugiye kungura nk'acupa muntu afite ikibazo ntabwo uri bungurize udufaranga mfite akabazo kandemereye reka da amafaranga rwose ndayaguha n'umugabo wawe turi inshuti nta munsi atangurira agacupa tumura rwose amafaranga urakabyara rwose ahubwo se ushaka ngahe imfura nkamwe rwose zahozeho ubundi ushaka ngahe se ahubwo urahama nk'ibihumbi 10 nta kibazo rwose nipata mwishyira hamwe njyewe nzahita nyagusubiza ntugire ikibazo rwose aruzuye umugabo wawe turi inshuti rwose ntago nakwanga kukuzuza kandi turi inshuti oya rwose urakoze ibyo bintu ntago nabikora kamitanya fata neza urakoze oya nta kibazo rwose humura ugira umutima ukeye umugisha urakabyara rwose ubucuti bwanyu rwose kanabike neza muhita muyapfundika ku gitenge kugira ngo urakoze cyane ahubwo bayi reka njya gukemura akabazo oya nta kibazo noneho barihera kanwa kabyarana si umugabo noneho nzamugira ntera ari kugona izuba riva koko ubuse yebara ariko si ibitotsi Jebeka data we hako se wowe icyo ushoboye ni ukuryama gusa ariko nkayo nk'ubu mpamagara koko nyakuzwa amahoro koko wajya ureka no kuyabuza abandi hasi ubu ngubujije amahoro kukubwira ngo ujye ubyuka nawe urebe icyo twarya ubwo no gukubuza amahoro njye nibyo mba nkumva rwose dore wa muntu dore hari udufaranga narimvuye gushaka ndagira ngo byibura ujye gutanga mituweli uba wiryamiye ubu ngubu umwana arwaye twakumuvurisha iki koko aho ngaho uvuze neza dore ndatubonye rwose ahubwo gira vuba umbabarire ngere imodoka zitarakora gisida umbabarire dore natubonye tumvunye uba wiryamiye ugenda ujya gutanga mituweli rwose ibyo nta kibazo ndabigusezeranye ibintu ni furu mukoko rwose sawa ubwo ndabibona ugarutse bye unyaruke nyine wirase ndarasukwayo rwose nk'umurabyo sawa ushyizeho iya bibiri aka nanjye nyishyireho sha wajya utera igiceri vuba wibuke ko ndi hejuru wamaze ntunyibe wenda kwizera ariko ntabwo nowe nanjye naje nanjye naje wamaze nakuri ariko uracyukuye narebaga rwose ubu nijyo yariye note ngizi nanjye naje yashyiraho shana ko n'ibintu bimeze harya ngo babigenza bate weshyiraho turakwereka wese shyiraho angahe mushizeho igihumbi koko mushyiraho bibiri riko mushyiraho bibiri reka mushyiraho make dutangiza kano gasaza hari menshi gaciko ntari aza ko ntacyo rekanye wanza yibye umugore ufasha ngahe wanyeba umugore tubizi ko nta kazi ugira nta kazi ugira wiri gugona ako kantu ubonazemo ntabwo ari keza mubwire ntacyo reka tubyore twire amafaranga usuwende by'umugono wiwanjye mubimenya mute oya tubyore twire amafaranga hako umugabo n'ugona mu rugo yubatse hari inzu nayo nasenya se wanazisenyo uri kubangamira abaturage vana ubujajwe aho twagiye wanjye twagiye ubwo ngute ni uguterera igiceri urumva wowe ukavuga aho urajya bivuze ngo uyu nguyu yari abavuyemo kamanze nyine n'uyu musaza yesi ati wabimenya twagiye ntacyo ariko ubwo nijye wagiye hano ubwo nakuriye ntawe ujya kuryama none se urayajyanye kandi wowe werega nimuguje mu mukino mushyashya banza ugenda uza nandi njye ntago mwancika impamo y'Imana muri risambuka njye ntago mwancika kwanza nimo njye ntago kirashaka nkugurize nanjye reka kirahaya ngaye ibyo byo ndabyemera uzayazishyura
tajyamo ibintu byo nta kibazo ndashaka njye guterura nawe televiziyo twagiye aha ni njyewe ubwo nibyo mana we reka n'ubundi wowe uracyari mushyashya mu mukino gusa genda uterura televiziyo ariko mba ishati se murayemera genda uzane televiziyo n'ishati ishati yarawoza urabona harimo ibirembo kada iyo shati se ninde wayigira n'abagabo mwe rero nta kindi ngiye mbonye musa nkaho muri ibisambo ngiye ntago muncika kabisa ntago ngiye muncika ntago muncika ibisambo ntago muncika kiranyishe wawe sha reka tucecesha turashize ntabwo n'ibiki turashize habaye iki koko yaga data we me ayo wahise uyoge habaye iki se kandi noneho ya mafaranga agiye hese yabaye iki ubu ngubu ageze ku kanyaru udufaranga twanjye naruhiye akwimuga uru rugo rwose umbabarire ntabwo ari kosa ryanjye kugira ngo umbabarire ntabwo ari kosa ryanjye rwose habaye muntu ufite ikibazo ntabwo uri bungurize udufaranga mfite akabazo kandemereye reka da amafaranga rwose ndayaguha n'umugabo wawe turi inshuti nta munsi atangurira agacupa tumura rwose amafaranga urakabyara rwose ahubwo se ushaka ngahe imfura nkamwe rwose zahozeho ubundi ushaka ngahe se ahubwo urama nk'ibihumbi 10 nta kibazo rwose nifata mwishyirahamwe njyewe nzahita gusubiza ntugire ikibazo rwose aruzuye ntabwo rwose nyiri ibyago imbwa zaramwone ubwo uvuye mu rusimbi ntabwo ari urusimbi nyumva neza umugabo mwiza uvuye mu rusimbi nyiri ibyago imbwa zaramwone ubwo uvuye mu rusimbi ntabwo ari urusimbi nyumva neza umugabo mwiza uvuye mu rusimbi oya mpuye n'abantu niba ari abateka mutwe niba ari abaninja niba ari abajanja igihe wahereye umbeshya untesha umutwe ubu ko kuri urugo uragira ngo nzarugire ngewe uru rugo rurananiye ariko wa Rwanda ubu se abantu bose bameze nkawe wenda uncike ushaka rwose wenda ngende nkora ibiraka ngirene mba umukozi wamba umugaragwa naho n'akaboko baragakuye kuba muri uru rugo bigiye kurwaza umutwe gusa rero ubu u Rwanda rufite abantu bameze nkawe gusa ndabona rufite ikibazo aha nzaba ndeba da ikibazo cyo kirahari